Ndagushimiye ukomeje gukurikira Gospel TV, uyu ni umwanya ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezaho izindi video zitandukanye nziza tugenda tubagezaho. Twandikire muri comment babonye iyi video ndetse n'icyo wifuza twazabagezaho byinshi bitandukanye bijyanye na Gospel mu Rwanda ndetse no hanze. Murakoze cyane, ubaye ikaze muri iki kiganiro. Mujye kubana nitwa Manase. Murakoze cyane. Tugiye kuganira kuri korali yitwa Ambassadors of Christ. Tugiye kurebera hamwe urundende y'ukuri ivuga kuri korali Ambassadors Adventist Rwanda. Korali Ambassadors ni imwe mu makorali akozwe cyane kandi afite izina rikomeye mu itorero rya Seventh Day Adventist CDA Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yashinzwe hagamijwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buciye mu ndirimbo uburyo bugezweho kandi bufite ubuhanga buhambaye. Iyo korali yabaye intangarugero mu kuririmba indirimbo zifite ubutumwa burimo gukangurira abantu gukunda Imana, gukiranuka no gutegereza kugaruka kwa Yesu. Amavu n'amavuko ya Ambassadors Choir. Korali Ambassadors yatangiye nk'agatsiko k'abaririmbyi bakiri bato mu itorero rya CDA Remera mujyi wa Kigali. Byari hagati yo mu myaka 1995 na 1997. Igihe bamwe mu rubyiruko bakundaga kuririmba bahisemo bishyira hamwe bagatangira gukora imyitozo y'indirimbo zivuga ubutumwa. Imyaka yagiye ishira barushijeho gukura mu buhanzi no kumenya ibyo baririmba, bituma babona izina rikomeye mu itorero. Izina Ambassadors risobanura intumwa cyangwa abahagarariye Kristo, rikaba rihuye n'intego yabo yo kuba intumwa z'Imana mu ndirimbo. Icya kabiri ni intego z'ubutumwa bwa korali Ambassadors of Christ. Intego nyamukuru ya Ambassadors Choir ni ukumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Korali ikora ibikorwa bigamije gufasha abantu kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kwihana no kugirira icyizere kugaruka kwa Yesu. Mu butumwa bwabo bahora bashishikariza abantu kubana n'amahoro, gukunda bagenzi babo no kwirinda ibishuko byo mu isi. Iterambere n'izamuka rya Ambassadors reka naryo tubigarukeho. Mu myaka ya mbere korali Ambassadors of Christ yaririmbiye indirimbo zoroheje zifite amajwi y'umwimerere w'itorero rya Adventist, ariko uko igihe cyagiye gihita batangiye gukoresha uburyo bugezweho bw'umuziki, harimo instrumental music, recording studio na video production. Ibi byatumye umuziki wabo wumva neza ndetse ushimisha abantu benshi bo mu Rwanda no hanze yarwo. Mu myaka ya nyuma korali yagiye ikora ibitaramo bikomeye byiswe Ambassadors Live Concert, aho bagaragaje ubuhanga buhambaye mu miririmbire, imyambarire n'imitegurire y'ibitaramo. Byatumye izina ryabo rirushaho kumenyekana no gukundwa n'abantu bo mu bihugu bitandukanye. Indirimbo zikomeye zamenyekanishije korali Ambassadors of Christ. Ambassadors Choir yamamaye cyane kubera indirimbo zayo zifite amagambo akomeye kandi yuzuyemo inyigisho z'ijambo ry'Imana. Muri zo harimo icyo nzoba, indirimbo yibutsa abantu ko Imana ariyo itanga ihumure n'umutekano mu buzima. Nzagaruka iributsa abantu isezerano rya Yesu ryo kugaruka gufata intoreze. Urukundo rw'Imana yibutsa abantu ko urukundo rw'Imana rudashira kandi rutagereranywa. Ubwami bwe buzaza. Indirimbo ishimangira ibyiringiro by'ubwami bushya bwa Kristo. Ntabwo ari njyenyine, yerekana ko umukristo ahora afite Imana aho ari hose. Izi ndirimbo zakunzwe cyane ku maradiyo ya Kristo, kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, aho korali ifite abayikurikira ibihumbi n'ibihumbi byinshi cyane. Ibitaramo n'ibikorwa bikomeye tubigarukeho. Ambassadors Choir of Christ yagiye ikora ibitaramo byinshi mu Rwanda, aho byagiye biba muri za sale zitandukanye nka Kigali, Serena Hotel, Stade Remera n'ahandi. Ibyo bitaramo byaranzwe n'imyidagaduro yuje ubutumwa, aho abaririmbyi babaga bambaye imyenda iboneye, bafite umuco wo kubaha Imana kandi bigaragara ko bafite imyiteguro ikomeye. Korali kandi igiye ikorana n'andi makorali akomeye nka Shalom Choir, Gakondo Choir na Heaven Right Melodies.
rwego rwo gukomeza gufatanya mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Si ibyo gusa kandi kuko yagiye ikora ibikorwa by'urukundo nk'uko itorero rya Adventist ryigisha mu Rwanda, yagiye gufasha abakene, gusura abarwayi no gutanga ubufasha mu miryango yibasiwe n'ibiza. Abagize korali n'ubuyobozi Ambassadors Choir bagizwe n'abaririmbyi barenga 50 inshuti yanjye, harimo abagabo n'abagore bafite impano n'ubuhanga mu kuririmba, bafite abayobozi b'inzego zitandukanye barimo umuyobozi mukuru, umuyobozi w'indirimbo, ushinzwe imyitozo, ushinzwe itangazamakuru, n'ababifasha n'abafasha mu muziki n'abanyamuziki bari kubibona basubije. Ubuyobozi bwayo bukora nk'ikipe y'umuryango, aho buri wese agira uruhare mu guteza imbere korali inshuti yanjye. Ubuyobozi bwayo hagiye habamo abantu bafite ubuhanga by'umuziki nka Mugisha Jean Bosco, Wifuza Jean Paul n'abandi benshi bagiye batanga umusanzu ukomeye mu buryo bwo gukora imyitozo. Ambassadors of Choir ifite gahunda ikomeye y'imyitozo ikorwa inshuro nyinshi mu cyumweru, cyane cyane iminsi y'ikiruhuko n'iya Sabato. Imyitozo yabo ishingiye ku kuririmba mu majwi menshi, soprano, alto, tenor na bass. Baza kuririmba n'abasoje kandi bakibanda ubuhanzi n'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Babona ko kuririmba atari umuziki gusa, ahubwo ari ubutumwa bwo gukiza imitima. Usanzwe mu ivugabutumwa, Choir Ambassadors of Christ yagize uruhare runini mu kwamamaza ubutumwa mu gihugu hose. Yagiye ijya mu bikorwa by'ivugabutumwa byo mu karere ka Musanze, mu karere ka Huye, mu karere ka Rubavu, mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi, aho baririmbiraga mu bitaramo byo gusabana no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, bafashije abantu benshi kwiyegurira Imana no gusobanukirwa ukuri ku byerekeye kugaruka kwa Yesu. Impinduka zazanywe na tekinoloji mu gihe cy'ikoranabuhanga, Ambassadors of Christ Choir yabaye intangarugero mu gukoresha social media. Ubu bafite imbuga nkoranyambaga zirimo YouTube channel, Facebook, Instagram na TikTok, aho bashyiraho indirimbo nshya, amashusho y'ibitaramo n'ubutumwa bw'ihumure. Byatumye ibihangano byabo bigezwa no ku bantu bari baba hanze y'u Rwanda, mu bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi henshi hatandukanye. Ibihembo n'ishimwe Ambassadors yagiye ifata. Ambassadors of Christ Choir yagiye ishimirwa n'abayobozi b'itorero rya Adventist ku umusanzu wayo mu ivugabutumwa. Yagiye inahabwa ibihembo by'ishimwe mu marushanwa y'indirimbo za Kristo, harimo Best Gospel Choir of the Year. Ibihembo byabaye mu Rwanda. Umuco n'indangagaciro za korali. Korali Ambassadors of Christ ishyira imbere indangagaciro zo gukiranuka, ubufatanye, kubaha Imana no gukorera hamwe. Bafatanya nk'abavandimwe mu kwizera kandi bakibanda ku gukundana nk'uko Yesu yabitegetse inshuti yacu. Babikora neza pe, ndabashimiye. Ibikorwa by'uburangare cyangwa iby'isi bifitanye isano n'umuziki wabo, ahubwo bigendera ku mahame y'itorero rya Adventist. Soza, Choir Ambassadors of Christ ya Adventist cyangwa se CDA ni imwe mu nkingi zikomeye z'umuziki wa gospel za Kristo mu Rwanda. Yubatse izina rikomeye kubera indirimbo zayo zifite amagambo y'ubutumwa, amajwi meza n'ubunyangamugayo. Uburyo ikora byose, Abanyarwanda benshi bayifata nk'ishuri ryiza ry'ubuhanzi bwo kuririmba mu buryo bwa Kristo. Ubu ikomeje gutegura ibitaramo bikomeye no mu gusohora indirimbo nshya zigamije gukomereza kuvugurura imitima y'Abanyarwanda no kwagura ubutumwa bwa Yesu Kristo kugeza ku mpera z'isi. Choir Ambassadors ni icyitegererezo cy'uko umuziki ushobora kuba umuyoboro w'ubutumwa, kandi ko kuririmba bishobora guhindura isi mu nzira y'amahoro nyakuri. Choir Ambassadors of Christ kandi tugiye kurebera hamwe udushya twaranze ibitaramo bya Ambassadors of Christ Choir mu Rwanda hamwe n'indirimbo zabo zakunzwe vuba aha ngaha. Igitaramo cyiswe Road to Impact Concert cyabaye tariki 26 ukwezi kwa 10 mwaka 2022 muri Kigali. Cyateguwe na Authentic Events ku bufatanye, kikaba
yaragaragayemo kandi indi korali ya The Way of Hope Choir kwizihiza imyaka 14 yabo. Mu bitaramo byabo habonekaga stage y'umwimerere, sound writing, video production itandukanye n'ibisanzwe. Hagaragara imbaraga yo gutegura. Byavuzwe ko igitaramo cyari cyihariye cyari amahirwe yo gusabana no kuramya hamwe abitabiriye binyuze mu ndirimbo, imyiyereko, performance n'imyambarire. Abaririmbyi yari ifite umwihariko. Itangazo ry'abategura ikangurira abantu kwitabira bakoresha amatike, ndetse hari hatangajwe ko amatike amwe yagurishijwe mbere y'igihe agashira. Yavuze ko Ambassadors of Christ ahimbye indirimbo ivuga ngo uzakunda zose mu mwaka wa 2025, ikaba ibanda ku rukundo rutari ubusanzwe n'icyizere cya Kristo. Maria official music video mwaka wa 2025 yasohotse mu mwaka wa 2025, igaruka ku nkuru y'umugore witwa Maria, urugendo rwe rwo kuzarira, kumenyereza no gushima. Yarihiriye yasohotse mu mwaka wa 2024, ikavuga ku gihango cy'imbaraga za Kristo n'ubuntu bwe. Ese Yesu anyitaho mu nyandiko y'umwaka wa 2023 iri gusaba Kristo ko Yesu ashoboye kugira uruhare mu buzima bwabo. Ambassadors of Christ Choir kandi iyi ndirimbo yamamaye cyane yitwa Solange. Abayizi n'abasoje cyane. Indirimbo yiswe Solange ishingiye mu nkuru y'umukobwa witwa Solange uyobewe inama z'ababyeyi, akaba yaranyuze mu buzima bukomeye kubera kwifatanya bagize imico mibi. Ifite ubutumwa bwo guhishura iyo nzira mbi urwaruka iyo udakurikiza inama z'ababyeyi ndetse nyina ndetse n'abandi babyeyi bamugiraga inama no kwerekana ko Imana ari ngo ifashe gukiza. Iyi ndirimbo yashyizwe hanze mu buryo bw'uyu munsi kandi ikaba yaramamaye mu Rwanda bitaramo aho korali yaje kuyiririmba. Ndagushimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro. Ntabwo ko ngiye nitwa Manase, ari ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Ciao ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Muri aba mbere kuri njyewe mwese, Mungu awabariki sana.